n'ibyo tudashoboye, uri umugizi wa neza, nta muntu n'umwe usubiza inyuma. Uko niko twaje uyu mugoroba mwami. Twaje bamwe bazi kubivuga, abandi bazi no kubyandika barabishyize ku murongo. Twaje abandi mwami ari uruvangitiranye bimeze nka zangabo z'amadayimoni zari zateye wa musore. Twaje mwami hari n'abatazi kubivuga bivangavanze bimeze nk'akavuyo. Twaje Uwiteka Mana Nyiringabo, bamwe tuvugana amagambo, abandi tuvugana umuniho w'umutima, abandi tuvugisha amarira, abandi twicaye gusa imbere yawe tutazi icyo gukora. Twaje muri ubwo buryo Uwiteka Mana Nyiringabo, ariko nasanze byose uzi kubisobanura, byose uzi kubisobanura ukamenya igikwiriye. Abagabo babiri bazamutse gusenga mu isinagogi, harimo wumva adakwiriye umukoresha w'ikoro, ngo ntiyatinyuka no guhangara kureba mu ijuru kuko yumvaga yuzuye ububi. Hazamuka undi muntu wabimenyereye, umufarisayo wumvaga yiyirije kabiri, wumvaga yabikoze neza, yumvaga yaratanze ibya 10 n'amaturo nk'uko byari bikwiye. Ariko somye ijambo ryawe rirambwira ngo waje aciye bugufi, yumva atanakwiriye, yumva atanashyitse, yumva atari uko azi no kwiyiriza, yumva atazi ko ari no kubikora neza, yahavanye gutabarwa. Twaje mu guca bugufi Uwiteka Mana Nyiringabo, ntabwo twaje nk'inararibonye mu kwiyiriza, ntabwo twaje nk'inararibonye mu gutondekanya amagambo, nta n'ibyo tuzi mwami. Gituma turi hano kugira ngo ducyazanye n'abavandimwe bari hirya no hino, no kugira ngo dukomezanye muri uru rugendo, no kugira ngo dushyigikirane. Aharaho niba yaracitse intege yumve gusenga kwanjye kubisubize mu imbaraga, aharaho niba ataragifata iminsi yo gusenga nabona dusenga asubizwe mu imbaraga. Uko niko twaje Uwiteka Mana Nyiringabo, twaje dufite imitima iciye bugufi, twaje dufite imitima gushaka, twaje dufite amajwi avugira mu mutima ngo turagukeneye kuko tutakwishoboza, turagukeneye kuko tudashoboye, kuko tudashoboye. Abagushaka nabiteguye kwishingikiriza kuri wowe, abagushaka nabi by'ubwenge byageze ahantu bigahagarara. Abagushaka mwami w'abami nababonye imbaraga zigiraho zigarukira, abagushaka mwami nababonye ikimenyane kigiraho kigarukira. Abagushaka mwami nabageze kwa muganga bakababwira ko nta miti yabo bagifite, bakababwira ngo ndetse nibitahire. Abagushaka Uwiteka Mana Nyiringabo nabashakiye ubutabazi ahandi hantu ntibabubone. Abagushaka mwami nabafite imitima inyotewe no kubona itoro ryongera gusa nk'itoro ryo mu byakozwe n'intumwa. Abagushaka mwami nabafite imitima ishaka kubona itorero rizuka, itorero rifite ububyutse. Abagushaka mwami n'abarambiwe amateraniro wavanzwe n'ibyaha. Abagushaka Uwiteka Mana Nyiringabo n'abarambiwe amateraniro atarimo imbaraga, abantu bakinjira barwaye bagasubirayo barwaye. Abagushaka mwami n'abarambiwe ibiterane Uwiteka Mana Nyiringabo abantu badakirizwamo. Abagushaka Uwiteka Mana Nyiringabo n'abahagaze nka Gidehoni barimo bavuga ngo imirimo twumvise kera iri hehe, imirimo twumvanye basogokuruza iri hehe. Uko niko twaje tugushaka Uwiteka Mana Nyiringabo. Abagushaka mwami n'abasomye impano zitandukanye muri Bibiliya, ariko bareba muri iki gihe bagasanga zirasinzire, bagasanga impano nkeya cyane zinyenyeretsa zahindutse ibyirato by'abantu aho kubizifasha itorero. Abagushaka Uwiteka Mana Nyiringabo n'abareba itorero duhagaze mu uyu munsi tugasanga ridasa n'itorero twakabaye tureberaho Uwiteka Mana Nyiringabo. Abagushaka n'abasanga ubuzima bw'ibyakozwe n'intumwa atarimo duhagaze mu uyu munsi. Turaje ngo ukore ku mitima yacu, turaje ngo duhindukire imbere yawe mwami. Turaje bitari umuhango kuko tuzi kumanika amafishi no kuvuga ko ari iminsi yo gusenga. Turaje kuko imitima yacu iragukeneye mwami w'aba, imitima yacu irakunyotsewe. Hari ibyo wakoze mu buzima bwacu dufite ibihamya, ariko ntibingana n'imbaraga zawe twasomye muri Bibiliya. Saho tugarukira, saho dushyiraho akadomo. Nasanze iteka uhora uhamagarira abantu kwigira imbere, nasanze iteka uhora uhamagarira abantu kwigira imbere, ntabwo ukora umurimo ngo urekeraho. Abigishwa bawe buzuye imbaraga ku munsi wa Pentekote, baramanuka bavuga ubutumwa bwiza. Abayuda n'abatware babo barongera barabakangisha ko batashaka ko bigisha muri iryo zina. Basubira gusenga ngo hanyuma ngo ijuru rirongera riruzura, haba umuriro aho basengeraga, ngo barongera buzura imbaraga, basohoka bafite ubushizi bw'amanga, barakomeza bigisha muri iryo zina. Turasenze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo abo wigeze gukorana nabo mwami wongera ubuzure, wongera bagaruka mu mbaraga zawe, wongera ubakoreshe twe kugaruka bugufi mukunzi mwiza. Turagushaka mwami w'aba, utwemerere tukubone. Imitima yacu irakunyotewe, utwemerere tukubone. Nta kindi tuzanye, nta rindi turo dufite, ariko tuzanye umutima ufite inyota, tuzanye umutima ushaka imbaraga zawe, tuzanye umutima urimo kuvuga ngo usatura ijuru,
tukubone mu itorero ry'u Rwanda. Satura ijuru tukubone mu miryango yacu. Satura ijuru tubona abasore basiganwa n'abakobwa basiganwa bavuga ubutumwa bwiza. Satura ijuru tubona abagore n'abagabo bakozi bawe buzuye imbaraga. Satura ijuru Uwiteka Mana Nyiringabo, itorero ryawe rigaragare mu bwiza bwawe. Satura ijuru twe kurinda kwamamaza ko turi abakristo, ahubwo niba tureba basange turibo, nk'uko abakristo b'igihe cya mbere babise abakristo kuko babarebye bagasanga barasa na Kristo. Satura ijuru Mwami, uzana itandukaniro, uzana impinduka Uwiteka Mana Nyiringabo. Turaje kandi kuko twasomye ijambo ryawe tugasanga ubuzima bwacu budasa n'imigambo dufitiye, tugasanga twaragarukiye bugufi ugereranya